But I'm restless. I don't have a goal. I don't have an ending in sight. I don't think any achievement is a sense of achievement for me. Mu buryo busa nk'ubwihariye abantu benshi bamuzi nk'umwami wa sinema y'Ubuhinde, umugabo watumye miliyoni z'abakunzi ba filime bamukunda ku migabane yose y'isi. Ariko inyuma y'ubwo bwamamare, amafaranga menshi n'ubuzima bw'igitangaza abantu babona uyu munsi, hari amateka y'umusore wabayeho mu buzima bugoye burimo gupfusha ababyeyi akiri muto, akabura n'umuntu cyangwa se ubufasha bwo kumugeza ku nzozi ze, aho yahanganye n'ibibazo birimo kunengwa, amakimbirane ndetse n'ibihe byari guhagarika intego ze burundu. Ariko nyuma y'iyo nkundura yose ntabwo yavuye ku bintu. Uwo ni wo murongo w'ubuzima bwa Shah Rukh Khan, umugabo wavuye ku busa akagera ku rwego rwo kuba umwe mu bantu bazwi kandi bakunzwe cyane ku isi. Muri iyi nkuru tugiye kureba uko urugendo rwe rwatangiye, ibyamubabaje, ibyamuhesheje icyubahiro n'impamvu kugeza n'uyu munsi akomeje kwitwa King Khan, njye nkitwa Karekeziza. Si ibintu bisanzwe. Shah Rukh Khan avuga ku itariki ya 2 Ugushyingo 1965 mu mujyi wa New Delhi mu Buhinde. Semir Taje Muhammad Khan akaba yari umupashtun w'umuyisilamu wavukiye Peshawar mbere yo kwimukira mu Buhinde nyuma y'igabanwa ry'Ubuhinde na Pakistan mu mwaka wa 1947. Nyina yitwaga Latif Fatima akaba yari umuhindekazi w'umuyisilamukazi wakomokaga mu muryango wari uzwiho uburezi n'imirimo ya leta. Nyina yize amashuri akomeye kandi yakoze imirimo itandukanye irimo ubutabera n'ibikorwa byo gufasha abaturage. Umuryango wa Shah Rukh Khan wabagaho mu buzima busanzwe bw'abaturage bari mu rwego rwo hagati. Ubwo ntabwo barabakire kandi ntabwo barabakene bikabije. Shah Rukh Khan yakuriye mu gace ka Rajab Nagar New Delhi ari kumwe na mushiki we mukuru Shahnazi. Yabaye mu muryango wahaga agaciro cyane uburezi, umuco n'imyitwarire myiza. Kuva mu kigo yigiyemo St Colby Schools, ishuri ryari rizwi cyane muri New Delhi, aho yagaragaje ubuhanga budasanzwe mu masomo, imikino, ikinamico ndetse no mu marushanwa yo kuvuga imbwirwaruhame imbere y'abantu. Kubera uburyo yitwaraga neza no gutsinda mu masomo, yagiye ahabwa ibihembo bitandukanye byamugaragaje nk'umwe mu banyeshuri b'indashyikirwa. Ubuzima bwe bwahindutse cyane akiri muto. Mu mwaka wa 1981 se yitabye Imana azize kanseri yo mu muhogo. Icyo gihe Shah Rukh Khan yari afite imyaka 15 y'amavuko gusa. Kuvura se byari byaratwaye amafaranga menshi ku buryo umuryango wasigaye mu bibazo bya mikoro, inzara irabukama. Nyuma y'iyo myaka, mu mwaka wa 1991 na nyina yitabye Imana azize uburwayi bwa diabete. Icyo gihe Shah Rukh Khan yari afite imyaka 25 kandi ataratangira urugendo rwe muri sinema. Ntabwo nzi neza niba uri kumva icyo kintu. Urupfu rw'ababyeyi be rwamusigiye inshingano zo kwirwanaho no kwita kuri mushiki we. Nta mutungo ukomeye cyangwa se inkunga yasigiwe nk'ibi mwita umurage cyangwa se isambu nyine. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye yinjiye muri kaminuza ya New Delhi, aho yize ibijyanye n'ubukungu kugeza abonye impamyabumenyi mu mwaka wa 1988, aho yaje gukomeza amasomo mu itangazamakuru n'itumanaho muri Jamia Mira Islamia, ariko aza kubireka atararayangiza kugira ngo yibande ku nzozi ze zo gukina filime. Mbere yakundaga cyane siporo, ariko imvune yagize yatumye adakomeza uwo murongo. Icyo gihe nibwo yatangiye kwinjira mu bikorwa by'ikinamico, aho yatojwe n'umutoza w'ikinamico witwaga Bill John wamufashije gukarishya impano ye. Kubura ababyeyi no guhura n'ibibazo by'ubukungu byatumye yumva agomba gushaka inzira yamufasha kwiteza imbere vuba. Yabonye gukina nk'umwuga bishobora kumugeza ku ntego ze kurusha gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi by'umuryango cyangwa se gushaka indi mirimo isanzwe. Yatangiye gukoresha ubumenyi yari yarakuye mu kinamico kugira ngo yinjire mu mwuga wo gukina kuri televiziyo. Mu mwaka wa 1988 yagaragaye bwa mbere muri filime z'uruhererekane kuri televiziyo yitwaga Fauji. Muri iyo nkuru cyangwa se muri filime yakinaga ari umusore wari mu myitozo y'igisirikare. Ni filime yarebwe n'abaturage benshi kuko icyo gihe televiziyo ya leta yari ikomeye cyane mu gihugu hose. Murabizi natwe televiziyo y'u Rwanda ikiriho, nubwo atayisaba icyamamara ku kanya, ariko abantu benshi bari batangiye kumumenya kandi abatunganya filime batangiye kumukurikirana. Nyuma y'iyo filime Fauji yakinnye mu zindi filime z'uruhererekane. Izi filime zamufashije kurushaho kumenyekana no kwagura ubushobozi bwe mu gukina imico itandukanye muri filime. Uko yakomezaga kugaragara kuri televiziyo kenshi, niko izina rye ryagendaga rimenyekana mu Buhinde hose. Mu myaka ya 1992 yinjiye muri sinema ku nshuro ya mbere muri filime bise D1. Nubwo atari we wari umukinnyi mukuru muri iyo filime, ariko uburyo yakinnye bwashimishije abantu benshi kuko filime yagize intsinzi ikomeye cyangwa se yinjije agatubutse, ndetse Shah Rukh Khan yahawe icyo nakita igihembo cy'umukinnyi mushya witwaye neza kurusha abandi.
iyi ntsinzi yamubereye urufunguzo rwo kwinjira burundu muri sinema. Mu mwaka wakurikiyeho yahisemo inzira itari isanzwe muri icyo gihe. Muri Basgal yakinnye muri iyi filime ari umuntu ukora ibikorwa bibi agamije kwihorera. Abantu benshi bari baramenyereye ko ari umukinnyi mukuru, aba ari intwari nziza, ariko Shah Rukh Khan we yagaragaje ko ashobora gukina n'imico igoye. Filime yarakunzwe kandi imwongerera izina rikomeye. Nyuma yaho yakinnye muri filime bise Dar, aho yagaragaye ari umuntu wari waratwawe n'urukundo rukabije kugeza aho akoze ibikorwa by'urugomo. Iyo filime nayo yabaye ikirangirire cyane kandi yerekanye ko Shah Rukh Khan yashoboraga gutsinda mu bihe binyuranye. Muri icyo gihe yatangiye gutandukana n'abandi bakinnyi bari barigaruye sinema y'Ubuhinde kubera uburyo bwe bwihariye bwo gukina. Mu mpera z'umwaka wa 1999 yafatanyije na Yavuye ndetse na Aziz Maris bashinga sosiyete ikora filime yitwaga Dreams Unlimited. Intego yabo yari ugukora filime zitandukanye n'izari zisanzwe zikorwa icyo gihe. Filime yabo ya mbere bayise Fir Bi Dir Hai Hindustani yavugaga ku bibazo by'itangazamakuru na politike. Nubwo yari ifite ubutumwa bukomeye, ntabwo yabonye amafaranga menshi nk'uko byari byitezwe. Hakurikiyeho filime bitaga Heyram, aho yagaragaje ubuzima bw'ababayeho mu gihe cy'amacakubiri hagati y'Ubuhinde na Pakistan. Nubwo uburyo yakinnye muri filime bwashimwe cyane, ariko filime ntiyitwaye neza ku isoko. Nyuma yaho yagaragaye muri filime bise Josh, filime y'urukundo n'imirwano. Muri icyo gihe yatangiye guhura n'ibibazo byo kutabona intsinzi ihoraho nk'uko nyine yarabibonye mbere. Mu mwaka wa 2001 filime bise 12K4 nayo ntiyitwaye neza, kimwe n'iyo bise Asoka. Ibi byatumye sosiyete ihura n'ibibazo by'amafaranga ndetse bamwe batangira kwibaza niba zakomeza kuguma ku rwego rwo hejuru muri sinema. Icyakora ibintu byongeye guhinduka mu mwaka wa 2002 ubwo yakinaga muri filime bise Divdas, ni imwe muri filime zikomeye cyane zakozwe mu mateka ya sinema y'Ubuhinde. Muri iyo filime yagaragaje amarangamutima akomeye cyane n'ubuhanga bwo gukina bwashimishije abakunzi ba sinema n'abasesenguzi. Iyi filime yabaye intsinzi ikomeye cyane, igarurira icyo nakita icyizere mu mwuga we ndetse imufasha kongera kwigarurira umwanya wa mbere mu bakinnyi bakomeye b'Ubuhinde. Muri umwaka kandi yanashinze ikigo cyiswe Red Series Entertainment, cyaje kuba kimwe mu bigo bikomeye cyane mu gukora filime no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho muri sinema. Kuva icyo gihe Shah Rukh Khan yakomeje kubaka izina rye kugeza ubwo yabaye umwe mu bakinnyi ba filime bazwi kandi bakunzwe kurusha abandi ku isi. Mu myaka myinshi amaze muri sinema, Shah Rukh Khan yagiye ahabwa amazina agaragaza ubwamamare bwe budasanzwe, ariko izina ryamufashe cyane ni King Khan, risobanura ko afatwa nk'umwami wa sinema y'Ubuhinde. Ibi byarushijeho kugaragara mu mwaka wa 2023 ejobundi, ubwo ikinyamakuru Time cyamushyiraga ku mwanya wa mbere mu matora y'abasomyi nyuma yo kubona amajwi menshi mu bantu barenga 1,200,000 bitabira ayo matora. Ubwamamare bwe ntibugarukira mu Buhinde gusa. Abahinde baba hirya no hino ku isi bagize uruhare runini mu gukomeza izina rye. Filime nka DLC yabonye intsinzi ikomeye cyane mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, Afurika, Uburayi na Amerika ya ruguru, kurusha uko byagenze cyangwa se byari byaragenze imbere mu Buhinde. Ibi byerekanye uburyo ki Shah Rukh Khan yari amaze kuba icyamamare ku rwego mpuzamahanga. Abakunzi be bayitaga Sir Kindness kandi byagaragaje urukundo rukomeye bari bamufitiye. Mu bihugu byinshi hashinzwe amatsinda y'abafana agamije kwamamaza ibikorwa rye no gukomeza gukwirakwiza umuco wa sinema y'Ubuhinde. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashinzwe itsinda ryitwaga Team CRK, ryabaye kimwe mu bifite abanyamuryango benshi. Aya matsinda yatangiye nk'udutsiko duto tw'abafana mu ntangiriro z'umwuga we, ariko kuva mu mwaka wa 2000 agenda ahinduka imiryango ikomeye cyane ikorera ku mbuga nkoranyambaga no mu bikorwa bihuriza hamwe abakunzi be. Ibikorwa by'abo bafana ntabwo bigarukira ku kwamamaza filime ze gusa, bategura ibirori byo kwizihiza ibikorwa bye, bagakora ubukangurambaga ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakanakora ibikorwa by'urukundo nko gutera ibiti no gufasha abaturage bafite ibibazo. Mu Buhinde ubwaho hari amatsinda menshi azwi, kuko mu mwaka wa 2009 hari amatsinda yakomeje kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa by'abafana be. Mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Shah Rukh Khan yakunze gushimwa kubera ubushobozi bwo gukurura abantu bakomoka mu mico itandukanye, nubwo hari bamwe banenga uburyo sinema y'Ubuhinde ikoresha amarangamutima menshi. Ubwamamare bwe bwakomeje gutangaza menshi mu mwaka wa 2025 ubwo yitabira ibirori bikomeye bya Mateka. Bamwe mu banyamakuru batari bamuzi neza batunguwe no kubona uburyo yari afite abakunzi benshi ku isi yose. Mu Buhinde ho ibitangazamakuru bikunda gutuma abantu bategereza cyane filime ze mbere yuko zisohoka, ariko iyo filime itagenze neza
riramunenga cyane. Ibi byagaragaye kuri filime bise R10, filime yashowemo amafaranga menshi ariko ntiyageze ku ntsinzi yari yitezwe. Nubwo hagati ya 2015 na 2022 yagize filime zitandukanye azikinamo, ariko ntabwo zageze ku rwego rusanzwe rumenyereweho. Abakunzi be ntabwo bigeze bamuvaho kuko yakomeje gukorana n'amasosiyete yamamaza ibicuruzwa bitandukanye ndetse akomeza no kugira imbaraga ku mbuga nkoranyambaga. Mu mwaka wa 2025 yari afite abakurikira nibura barenga miliyoni 48 ku rubuga rwa Instagram rwe, aho ubutumwa yashyiragaho bwakundwaga n'abantu barirwa muri za miliyoni. Ibi byerekanye ko urukundo abafana bamufitiye rudashingiye gusa ku nzizi za filime abona, ahubwo runashingiye ku mubano bamufitiye. Ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano, Shah Rukh Khan yakunze kwamagana iterabwoba mu buryo budasubirwaho. Nyuma y'ibitero byabereye mu gace kitwa Uri mu mwaka wa 2016, yashimye ingabo z'Ubuhinde ku bikorwa zakoze mu kurwanya imitwe y'iterabwoba. Mu mwaka wa 2025 kandi nabwo yigeze kwamagana igitero gikomeye cyabereye mu gace kitwa Baherereye, avuga ko cyari igikorwa cy'ubugome cyibasiye abasivile b'inzirakarengane, ko umuntu wese akora ibikorwa by'ubutagondwa aba ari umunyabyaha atitawe ku nkomoko ye cyangwa se imyemerere ye. Nubwo ari umuyisilamu ukomoka mu muryango w'abapushtun, Shah Rukh Khan yakunze kuvuga ko yishimira cyane kuba umuhinde. Mu kiganiro yatanze mu mwaka wa 2009 yavuze ko yishimira idini rye ariko ko yishimira cyane igihugu cye cy'Ubuhinde. Mu mwaka wa 2024 yongeye kuvuga ko yiyumva ko ari umwe mu bantu bagaragaje cyane Ubuhinde mu bihe byose byashize ndetse no mu bizaza. Mu mwaka wa 2015 yahuye n'impaka nyuma yo kuvuga ko hari ibimenyetso byo kutihanganirana byari biri kugaragara mu gihugu. Bamwe mu banyapolitike bamushinje kuvuga nabi igihugu kandi bamushinja gushyigikira inyungu z'amahanga. Nyuma yaje gusobanura amagambo ye ko yari yarafashwe nabi kandi katashakaga kuvuga ko igihugu cyose cyari cyuzuyemo urwango. Mu mwaka wa 2012 kandi yahuye n'ikibazo gikomeye cyane ubwo yashinjwaga gushyamirana n'umutunganya filime witwaga Shah Rukh Khan mu birori byo kwizihiza intsinzi ya filime bise Agnipati, aho impande zombi zatanze ibisobanuro bitandukanye ku byabaye, ariko ikibazo cyaje kurangira nta rwego rw'ubutabera rufashe icyemezo cyo kumukurikirana. Hari n'abamuneze kubera kwamamaza amavuta n'ibindi bicuruzwa byavugaga ko bishobora gutuma uruhu rwera kurushaho. Abanenga iyo myitwarire bavugaga ko bishobora gutuma abantu bumva ko kugira uruhu rwera ari byo byonyine bitanga amahirwe gutsinda mu buzima. Ibi byakomeje guteza impaka mu myaka myinshi. Mu mwaka wa 2025 umunyamategeko we yatanze ikirego amushinja kwamamaza imodoka ya Hyundai kandi hari abakoresha iyi modoka bavuga ko yari ifite ibibazo bishobora guteza impanuka. Iki kirego cyari kigamije kugaragara ko n'ibyamamare bishobora kubazwa ibyo byamamaza. Abasesenguzi bamwe bagiye bavuga ko uburyo Shah Rukh Khan akina rimwe na rimwe bugaruka ku myitwarire imwe nko gukoresha amaso cyangwa se ibimenyetso bisa muri filime nyinshi. Nubwo bimeze bityo, benshi bemeza ko yagaragaje ubushobozi bwo gukina amoko menshi ya filime kurusha benshi mu bahanganye. Ikindi kibazo cyamukozeho cyane ni cy'umuhungu we Aryan Khan. Mu kwakira 2021 umuhungu we yatawe muri yombi kubera iperereza ryakorwaga ku biyobyabwenge mu mujyi wa Mumbai. Yamaze hafi ukwezi afunzwe mbere yo kurekurwa. Nyuma y'iperereza rinini mu mwaka wa 2022 uburega bwe bwateshejwe agaciro kubera kubura ibimenyetso bihagije. Abakunzi ba Salman Khan bavuga ko umuryango we uri warabaye igitambo cy'ibibazo by'imiyoborere n'ubwamamare bwe mu gihe abayobora iperereza babihakanye. Mu buzima bwe bwite yubatse umuryango umaze imyaka myinshi uvugwa nk'urugero rw'ubwumvikane n'urukundo. Tariki ya 25 Ukwakira 1991 yashakanye n'umugore witwa Yavuye wakomokaga mu muryango w'Abahinde b'Abapunjabi. Mbere yo gushyingirwana bari bamaze imyaka 6 babana, ariko urukundo rwabo rwahuye n'imbogamizi nyinshi kubera uburyo ki bakomokaga mu madini atandukanye. Nubwo byari bimeze bityo, bahisemo gukomeza umubano wabo maze bakora ubukwe bwemewe n'amategeko ndetse banakora imihango y'idini rya Kisilamu ry'Abahinde. Nubwo byari bimeze bityo, bahisemo gukomeza umubano wabo maze bakora ubukwe bwemewe n'amategeko ndetse banakora imihango y'idini ry'Abayisilamu n'iry'Abahinde. Umugore we yakomeje gukurikiza imyemerere y'Abahindu, naho Shah Rukh Khan akomeza kuba umuyisilamu. Iki cyemezo cyatumye umuryango wabo uba ikimenyetso cy'ubworoherane n'ubwubahane hagati y'amadini atandukanye. Nyuma yo kubaka urugo, babyaye abana 3. Imfura yabo ni Aryan Khan igeze kuvuga hejuru, wavutse mu mwaka wa 1997. Hakurikiraho Suhan Khan wavutse mu mwaka wa 2000, naho umuhererezi yitwa Abilam Khan avuka mu mwaka wa 2013. Mu myaka yose bamaze babana, umugore we yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma urugo rwabo rugira ituze. Afasha mu micungire
y'umugabo we cyangwa se umuryango, ndetse anagira uruhare mu bikorwa by'ubucuruzi n'ibya sinema by'umugabo we. Ibi byafashije Shah Rukh Khan gukomeza kwibanda ku mwuga we atagize ibibazo byinshi mu rugo. Nibwo umuryango wabo uhuraga n'ikigeragezo gikomeye mu mwaka wa 2021 ubwo umwana wabo bamufungaga agatabwa muri yombi. Nyuma yaho Shah Rukh Khan yavuze ko icyo gihe cyari kigoye cyane kuko aricyo cyatumye umuryango wabo urushaho gukomera. Shah Rukh Khan yavukiye mu muryango w'Abayisilamu kandi ukomeye ku kwiyumvamo uwo mwimerere wabo. Akurikiza ibikorwa byinshi by'idini birimo kwiyiriza mu kwezi kwa Ramadhan. Mu rugo rwe ruzwi cyane rwa Manatha ruherereye i Mumbai, afite ahantu hihariye ho gusenyera harimo igitabo gitagatifu cya Quran ndetse n'ibimenyetso byubahwa mu idini ry'Abahindu. Avuga ko ibi bikora kugira ngo abana be bakure bamenya kubaha amadini yose no kumva ko abantu bashobora kubana neza nubwo baba batandukanye mu myemerere. Nubwo akozwe n'abantu benshi, hari ibihe yagiye ahura n'ibitero by'amagambo biturutse cyane mu bayobozi bamwe b'amadini. Mu mwaka wa 2010 yahuye n'ibibazo nyuma yo gushyigikira abakinnyi ba cricket bo muri Pakistan ko bakomeza guhabwa amahirwe yo gukina mu marushanwa yo mu Buhinde. Hari abayobozi bamwe b'idini batishima ayo magambo, maze bahamagarira abantu kutareba filime yise My Name is Khan. Mu mwaka wa 2023 nabwo hari umuyobozi w'idini wavuze amagambo akomeye cyane amunenga kubera indirimbo ye yari muri filime bise Patani. Ibintu byateje impaka zikomeye cyane mu gihugu. Usibye ibikorwa bya Sinema, Shah Rukh Khan azwi cyane mu bikorwa byo gufasha abatishoboye. Mu mwaka wa 2013 yashinze umuryango witwa Mir Foundation, awitirira se witabye Imana. Uwo muryango watangiye ufasha cyane abagore n'abakobwa bahuye n'ibitero byo kumenwa haside, ubafasha kubona ubuvuzi, ubufasha mu mategeko ndetse n'amahugurwa abafasha kongera kubaho neza. Nyuma ibikorwa byawo byaraguwe no mu burezi, ubuzima ndetse no gufasha abafite ubumuga biragenda biraguka. Mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus cyari cyugarije isi iki kinyagwa, Shah Rukh Khan yatanze inkunga zitandukanye zirimo ibikoresho byo kwirinda indwara, imiti, ibiribwa ndetse n'amafunguro ku bihumbi by'imiryango yari mu kaga. Yafashije kandi ibitaro bitandukanye ndetse atanga amafaranga mu kigega cyashyirwaga guhangana n'ingaruka z'icyo cyorezo. No mu bihe byiza byatewe n'imyuzure mu bice bitandukanye by'Ubuhinde, umuryango watanze ubufasha ku miryango myinshi yahuye n'ingaruka z'ayo makuba. Nubwo akora ibi bikorwa byinshi, akunze kubikora mu ibanga kandi ntakunda kubyamamaza cyane. Ku rundi ruhande, Shah Rukh Khan yakomeje kunengwa na bamwe bavuga ko uburyo akina akenshi bushingira ku nshingano zimwe z'umukunzi cyangwa se intwari ikora ibikorwa bikomeye. Hari abavuga ko rimwe na rimwe akoresha imyitwarire isa no muri filime nyinshi ku buryo bituma bamwe bumva ko adahinduka cyane. Ariko abakunzi be n'abamushyigikiye bavuga ko yagaragaje ubushobozi bwo gukina mu bwoko bwinshi bwa filime, ahubwo ko abantu badashima. Mu myaka ya vuba kandi impaka ku rwego rw'umuryango zongeye kwiyongera kubera abana be, aho umwana we Aryan Khan yinje n'ubundi mu bikorwa byo gutunganya filime, naho Sohan Khan atangira gukina. Hari abantu bavuga ko kuba ari abana b'ibyamamare bibaha amahirwe yihariye abandi badafite. Gusa abanenga ibyo bavuga ko bishobora gutuma impano z'abandi zitabona amahirwe angana. Gusa abamushyigikiye bavuga ko buri wese agomba guhabwa amahirwe yo kugaragaza icyo ashoboye, kandi ko intsinzi nyakuri iterwa n'ubushobozi bw'umuntu aho kuba izina ry'umuryango akomokamo. Shah Rukh Khan kandi ni umwe mu bantu bakora kwamamaza ibicuruzwa byinshi kurusha abandi mu Buhinde. Ibi bimwinjiriza amafaranga menshi cyane buri mwaka. Ariko hari abavuga ko rimwe na rimwe ibikorwa by'ubucuruzi bwe biruta ibikorwa bye bya sinema. Hari n'abagiye bamunenga kubera kwamamaza ibinyobwa kandi ibindi bicuruzwa bimwe bidafitiye abaturage akamaro, akabivuga ku bwinshi. Nubwo bimeze bityo, ibigo byinshi byakomeje kumuhitamo kubera uburyo ashobora gukurura abakiriya, nyine ni icyamamare. Abamushyigikiye bavuga ko uruhare rwe mu bukungu bwo mu Buhinde ari runini cyane, aho filime zikurura ba mukerarugendo zigatanga akazi ku bantu benshi kandi zigafasha sinema y'Ubuhinde kumenyekana ku rwego mpuzamahanga. Inkuru y'ubuzima bwe iva ku musore usanzwe wakuriye mu muryango udafite ubutunzi bwinshi ikagera ku rwego rwo kuba umwe mu bantu bazwi cyane ku isi. Yakomeje gutera imbaraga abantu benshi nubwo hari impaka n'ibitekerezo bitandukanye bimuvugwaho. Shah Rukh Khan yakomeje gufatwa nk'umwe mu bantu bafite uruhare rukomeye cyane mu mateka ya sinema y'Ubuhinde no mu muco wayo muri rusange. Karekezi Isa nanjye ndaha ndi kuvuga amateka ye. Ubwo se ninde urenze? Kora subscribe cyangwa se follow bitewe naho usanze ikiganiro cyacu. Wibuke igitekerezo cyawe n'inyunganizi.